isi ni filime ikomeje kuvugwaho ibintu byinshi hirya no hino ku isi nk'uko ubizi. Kugira ngo nzasobanure filime bisaba ibe yaciye ibintu hirya no hino. Zazi ko dutangiye batubwira ati ntuzigere ukora icyaha cyo gusambana cyangwa se ntuzigere usambana, ngibyo byanditse muri Exodus umurongo wa 20:14. Icyo ni igitabo cyo muri Bibiliya. Nimba ari ukuva nuko dutangiye mu gace bita New Orleans ni muri Amerika. Gusa dutangiye batubwira ati uramenye ntuzigere usambana. Nimba nawe ujye usambana nyine egera hafi kugira ngo ubone uburyo wabicikaho ukamenye ko Imana itabikunda. Sasa umusore mu modoka umusore kugenda yivugisha mu modoka. Hello ibiti baby ngufitiye amakuru mabi sheri. Ndaza gukora shift ebyiri ndakora ijoro ryose. I know, but hey, I rescheduled the Marcos on Saturday night. Gusa hano ari kugusohokana muri Demarco nzakujyana yo kwa gatandatu. Are you at a restaurant? Ese uri muri restaurant uri ku kazi? Yeah, I just walked into the ladies' restroom. Yego ariko rendi mu rwiherero bw'abagore kugira ngo nkwitabe. I know this sucks, but are you okay with this? Ndabizi birabaje ariko urabyihanganira. What else am I gonna do? Ya nta kindi nakora nyine nabyihanganiye. Sasa ari gusohokana n'aka gagore ke gusa ngo afite ikibazo ngari buze gukora kugeza ninjoro. Why? I just want to do some awfully sweet thanks to you, baby. Ariko sheri ndaza kukuzanira impano utuntu twiza cyane uyu munsi. You remember Biloxi? N'umugore bari kuganira. Happy anniversary, baby girl. Ugira isabukuru nziza sheri. With all my heart. Ati nyukwifurije n'umutima wanjye wose. Aturi umutima wanjye. Bye, baby. Aturabeho. Aramubwiye atari buze gutaha ninjoro aririrwa akora umunsi wose. Ngo gahunda yo gusohokana arayihinduye. Ati iyi filime tugiye kureba ishingiye ku bintu byabayeho ndagira ngo kurikire. Ko batubwiye. Yarafitanye gahunda n'umugore gusa ngara irahindutse. Hey Sam. Bite Sam? Hey, Lola. How you doing? Bite Rara umeze? I'm good. Meze sawa. Finally let you out that office, huh? Yeah. Sasa nagakobwa bakorana. Thanks me very much. Uriya boss ariko kakunda gutuma ukora mu biro bye cyane. That office, 'cause he's actually looking. Cyangwa boss aragukunda yirirwa umukobwa agakorera mu biro bya boss cyane nakunze ko bari. Barakorana nuko dutangiye nakubwiye iyi film iyi. This is Samuel Dupree. Uyu ni Sam Dupree. Oh, hey, how y'all doing? Good. Aramuhamagaye. Will they be ready for me to pick up about 1 o'clock? All right. I don't know, just something real pretty. Hey, there's anthemums, tulips. They're pretty. Ataho kantu ningagura umugore wanjye araza kwishima yego. Ni indabyo. Anthemums, tulips. That'll do. Aguriye umugore indabyo kuri telefone. Oh, hey, you got dark chocolates? Ahise amugira na shokora z'umukara. Did you throw about Ziswe gutyo. Yeah, she loves that stuff. Ya umugore wanjye nizo shokora arazikunda. Anniversary. Sasa umugabo atangiye kugurira umugore we indabyo amashokora ngo umugore bafite isabukuru. Bafite isabukuru igihe bashyingiraniwe. Babaniye. I didn't mean to eavesdrop or nothing. That is so sweet. Uri umwana mwiza rwose ibyo bintu ubuguriye umugore. Nagakobwa bakorana. She will. Your wife is a very lucky girl. Umugore wawe rwose ni umunyamahirwe kuba afite umugabo nkawe. She's just Uzi se? real pretty and Ni mwiza. sweet like pecan prairie. N'umwana mwiza umugore wanjye. I'm the lucky one. Ahubwo ni njyewe ufite amahirwe kuba yaranyemeye gakundana nanjye. Well, congratulations. Well, thank you. Hagati ariko felicitation ni isabukuru y'umugabo n'umugore igihe babaniye kumbe hari ubareba. Boss arabareba abakozi mu kazi bayambirana. I got big plans for later. Well, we were supposed to go to DeMarco's tonight. Ati rijoro ari gusohokana n'umugore wanjye muri Demarco. She's been wanting to go there for a long time. Gusa nago yaramaze igihe kinini atajya ariko ubu nago bigikunze. Kubera akazi naga gisohokanye n'umugore we. I'm working a double. Urabona ndi bukore. No, because Nise ufite isabukuru n'umugore nago muri busohokane. new house in Lakeside. It's a lot of money, you know. I stay in Lakeside. Reka ngukorere ugende urebe umugore wawe ndagira ngo wumve. Agakobwa karambwiye ati genda urebe umugore wawe musohokane. Ngenda sigara ngo korera. He's tapping that ass. Bose barabana nabona ariko. Look at me, flirting all the time. Reba kare gakobwa rero ukuntu kisitse. Seshize igihe kintu utakabona gasika kure batangiye kujujura. Two types of men in this world. Hari abantu babiri muri iyi si. Have jobs. Abafite akazi had jobs. No, n'abigeze stop kugira reading. akazi. I'm the have jobs.
wowe uri mubahe ndashaka kugumana akazi kanjye boss gabanya umunwa rero uve hano Good day. sasa umusore umukobwa yaramwemereye ati ngiye kugukorera shift yawe weta ugenda ubona n'umugore uzi kugaruka nyuma Sam it's supposed to be a real hot one today, so try to stay cool, alright? ati munsi n'umunsi shisha ariko gerageza ugumuri ko aramusezera kumbe boss arakareba gusa umukobwa aramubwiye ati wegenda urebe umugore wawe twabafasha ese bino bintu murafite mu iduka ryanyu ari gusohoka nakubwiye filime ni gutya dutangiye ariko ntugire ikibazo iyi ni filime ikaze we wicara tuze nubwo ubona dutangiye gutya ati ntago tubifite ariko nagusohokana nkakwereka ahantu biri akamwereka irindi duka biri ati si urufasha abantu gutya biraza kunshimisha kugufasha ati ni byiza manager Sam Dupree barakwereka saa 7:25 z'amanywa umusore wese afata imodoka agomba kwerekera mu rugo yari ari ku kazi gusa akazara gataye yari yabwiye umugore ako kanya ari kugenda imodoka cyamuciyeho imodoka ndagira ngo urebe yanditseho Flash Jack ni imodoka z'abantu bakeya usanga zifite plaque zanditseho izina ryabo mu Rwanda uzambwire nimba hari urahabona sasa yaratashye gusa nubwo atashye yabwiye umugore ati ndaza kuza ninjoro saa 5 z'ijoro kuko ndibwirirwe nkora amanywa yose yaramutunguye amuzanira siripurize ni siripurize azareba umugore umunsi bafite isabukuru y'igihe bahuriye bakabana yazanye indabyo azana na shokora nuko yabitumaga turebe munsi ni isabukuru ye n'umugore umugore ngo yarari ku kazi umugore ngo ari ku kazi ariko wagomba gutaha kare akabonana n'umugabo umugabo yaratashye umugore wari ku kazi gusa nawe mu mwanya araza kuba atashye babonane yaraje aterekana indabyo aterekana shokora ndagira ngo kurikire witonze uyu musore yagukiniye filime nyinshi yagukiniye filime yitwa Never Back Down umustar ari mu rugo iwe ari mu rugo iwe ategereje madamu ari ku kazi ngakora muri restaurant ahavira kuri restaurant bagomba guserebura isabukuru kazi kari ndyankurye yarikuye inzu niye ni uyishyura ariwe nakubwiye dutangiye dutuje gusa iyi filime byaneye ubwo abayiri wapagasa ameze n'abarananiwe akakanya ko gutuza ageze iwe yaraje yicara hano aracyari mu nzu wategereje madamu kataha madamu wibuke wari ari buze gutaha kumbe dore ngaba barashyingiranywe n'umunsi w'isabukuru igihe bashyingiraniwe bafite n'akana sasa kureba ku ruhande abona ishakoshi y'umugore wirahari kandi umugore yarari ku kazi narataha bisobanuye iki ashobora kuba yibagiwe isakoshi ntago yabyitayeho ni karita y'akazi umugore yayisize yesa kuri telefone hamagara umugore amubaza impamvu yibagiwe ikarita y'akazi akibagirwa n'isakoshi kandi yabwiye kari ku kazi amubwire ko yibagiwe komeza kwinywera azenguruka mu nzu ye yiyubakiye cyangwa yishyura ndagira ngo urebe witonze umugore ari ku kazi ariko yibagiwe ibyangombwa sasa guhamagara telefone y'umugore uri ku kazi iri gusonera mu nzu telefone iri gusonera mu nzu kandi umugore yagiye ku kazi madamu yibagiwe telefone mobile ubundi ni telefone igendana ntabwo ari zimwe basiga mu rugo arazamuka yitonze arazamuka telefone iri gusonera mu nzu kandi umugore yagiye ku kazi bivuze iki yibagiwe telefone ubwo umugabo yaje yumva amajwi umva amajwi ari imbere yarakinguye kureba gutya imyenda iri hasi turebe kureba gutya yasanze madamu ari kumuca inyuma mwirinde sida biriya bintu ni icyaha nakubwiye filime ni y'abantu barengeje imyaka 18
yasanze umugore ari kumuca inyuma ku isabukuru y'igihe bakoreye ubukwe. Umugabo yararize biramucanga, ni isabukuru y'igihe bashyingiraniwe. Madamu wari uri ku kazi yarazaniye impano, asanze madamu ari kumuca inyuma, byamwanze mu nda. Byamwanze mu nda ahita afata imbunda. Nta mikino ashyiramo isasu. Ndarasa umupfubuzi. Ndarasa umupfubuzi. Umugabo yaraje yishimye, azikaje guhura na madamu. Umugabo yese afata imbunda arazamuka. Yaraje azaniye impano umugore. Ibaze nawe uzaniye umugore impano ku isabukuru ugasanga ari kumwe n'umupfubuzi. Urugi baya mwana, mbabarira umupfubuzi, mbabarira mwana, mbabarira mwana, buretse isasu ku mutwe. Sheri ni ukuri. Irindi nta mikino y'isamurasa, ni umugore we. Hari abantu gucibwa inyuma batabyihangana cyangwa bifate kimwe y'isamurasa. Yarakazaniye impano n'umujinya, asanga mu cyumba cye yahise abashyiramo we n'umuzibuzi we umupfubuzi. Yahise abarasa nta gutinda, yisha abantu babiri. Yarasabye uruhushya ku kazi, ati mu muruhushya rwose. Gakobwa kari kemeye kumukorera, arangije aramanuka mu nzu we. Sanze akagore rwose umupfubuzi ari gusesera mu nzu ye. Gusesera. Yaraje yicara hano, gahinda kenshi, asanze madamu ari kumuca. Areba impano yari amuzaniye. Yarebye impano yarazaniye madamu. Ndakubwira iyi filime yitwa Adulterers cyangwa se ngabasambanyi. Cyane cyane barabaca inyuma abagore babandi. Turacyari ku ntangiriro nuko dutangiye. Umugabo yaraje yicara hano, agahinda ni kose, aratekereza. Yisha abantu babiri icyarimwe. N'imbaraga zarashize, imbunda arajugunya. Asanze madamu ari kumuca inyuma. Aje hano buriya urabizi, umuntu afite ibibazo byinshi, hari akantu buriya gasa nk'akabyoroshya, niko njya numva. Akuraho icupa rya kanyanga mu nzu we. Yacitse intege, yarazanye kuraje kuva mu kazi, azikaje kwishimana madamu, gusa yacitse intege, arananiwe, ameze nabi, yataye umutwe byamurenze, yiyiciye umugore n'umupfubuzi we. Filime yiswe Abasambanyi. Abasambanyi mwikosore, niyo mpamvu mba nazanye iyi filime kugira ngo abasambanyi mwisubireho, mwikosore. Adulterers. Yaraje yicara anywa byeri nako kanyanga, ari nakatekereza ibimubayeho, buri bibazo nka biriya. Sasa reka nkwereke biriya byose umusore yarongeye akura y'imbunda, bigaragara ko biriya ari byo yatekerezaga yabarashe, ntabwo yigeze abarasa, ahubwo yaraje anywa, yarayisagaruka. Biriya nibyo yatekerezaga. Yavuyeyo. Cya kigabo cyagipfubuzi kiracyari gupfubura, cyashishikaye, kiracyapfubura. Ibyo byose mba nabizanye kugira ngo mubicike, mubone ko nta keza kabyo, rega nta kindi. Arangije avayo. Mupfubuzi avayo nawe aragiye, areba igipfubuzi, umugore aramubona, atangira guhisha ubusa, kigiye kwambara. Buretse wa muginga utambara. Hey, there's no need for all that. Come Mwana muve gukora ibi mwana umupfubuzi. Okay? Sheri. Don't hate me. Mani uri imbunda mwana. Say something. Go on. Sam, ndakwinginze. Sam, right? Your name Sam? Okay, I'm the first person to admit this. Mani ndabizi ni ngiye muntu wakoze bino bintu, ni ngiye wakoze amakosa, mbabarira. Very, I admit that. Ndabizi nabikoze ndembera icyaha. And the violence, Sam. I just take my things, I can go. Itangira kumutera injuga, gusa umugabo afite umujinya. You know what? Urabizi? Why don't y'all sit y'all sorry asses on down? Mwese kuki mudashyira ututafari twanyu ara hasi ku gitanda mwicare? Do I look like I'm playing sick? Murabona ndi kubakinisha mwabaginga mwicare. Mupfubuzi bamufashe. Akabapfubuzi kashobotse.
abapfubuzi nibatano kuba barariye tize gatuza arabimena ibi arabanza korora neza kinga urugi hano uyu munsi mupfubuzi arangije atora bibiliya umugabo amenya asenga atereka ku muryango uransobanurira rero shaho uretse uzureba isomo ku bapfubuzi kirareba nk'icyari ibiryo by'umwana ku isabukuru yacu sheri koko umugore ararira umutima wanjye urawangije umugabo ararira bamuca umutima wanjye urawubabaje gerageza umbabarire sheri mba nkora cyane niriwe nkora rwose ngira ngo turebe ko twatera imbere sheri uri kunca inyuma nkeneye ibisubizo tugaruka kuri uwo mupfubuzi umaze igihe kingana iki usesera umugore wanjye ntabwo ariwe ndi kuvugisha wakagore we ari kubaza umupfubuzi amaze igihe kingana iki aryamana n'umugore we kabapfubuzi arahaguruka umupfubuzi nashaka kuvuga urabona kano kantu iyo ni isaha nyine As you know, this here is supposed to help you keep time. Kandi ubundi gafasha abantu kugira ngo bakorere ku gihe. I use it to put me to sleep. Thing is, this here. Kandi ugiye ugashyira hano. It's gonna put you out to sleep. Atangira kubabarira akeneye ibisubizo. Nakubwiye nusanga umuntu aguca inyuma nakuzaniye inyigisho buri masegonda mujya munsubiza cyamite ndasa umugore ararira akeneye ibisubizo abashyirira isaha ari bagendane n'urushinge ku gisubizo abaza asubizwa byihuse cyangwa arasa umuntu arongera aricara ndategereje wagipfubuzi ushaka kumenya iki umaze igihe kingana iki uryamana n'umugore wanjye subiza ariko ndabona ukeneye icyo kunywa mwana kugira ngo nsubize wakoze n'akazi gakomeye akura yizimana zimaniro wari uri gupfumura umugore aranamuzimanira nawe nusanga baguca inyuma do nuko bigomba kugenda aramuha aranamuzimana wakoze akazi ngaho nsubiza wa muginga we tanantera bya hepatite arangera arasoma tangira gusangira n'uwamupfuburaga tekari ndacyategereje wagipfubuzi we tumaze njyewe n'uyu mugore we twahuye ibyumweru 6 bihise mumaze ibyumweru 6 musambana n'umugore wanjye wa muginga we oya ntagaruka bimeze twahuye inshuro nkeya muri ibyo byumweru 6 inshuro nkeya ariko ubwo ushaka kuvuga iki mbwira inshuro mwaryamanye More than 2 times? inshuro ebyiri sinzi mbwira inshuro waryamanye n'umugore wanjye inshuro nk'eshatu cyangwa enye cyangwa eshanu urabona noneho ko ariho dutangiye kujya ubu noneho turi gukominikana turi kumvikana mbwira buri gihe musambanira mu nzu yanjye ku buriri bwanjye oya bwa mbere ntabwo twari turi muri hoteli ndakwinginze sheri rekeraho uwo mugingo bino iyo ndi kubaza bose sinongere kumva umvukiramo wari ukiri kumbwira ukivuga ko bwa mbere mwaryamaniye muri hoteli ndabyemeye byo
First time was in a hotel. How'd y'all meet? Oh, man. ati mwamaze amasanga muryamanye ijoro ryose usesera. I'm just reconnecting with old friends from my high school. You remember that fucking lot of bullshit? Batangiye kubababaza biriya bibabaza umugore. Tell me, Punchy. Did you go to high school with my wife? Wiganye n'umugore wanjye se basi? Oya. God damn it. Nta nubwo biganye bahuriye he? I blame myself for this shit. No, Sammy, baby, it ain't your fault. I'm just, Sheri, I messed up. ndabizi nakoze amakosa. What happened next after you and my wife? Cece. Ihangane kano sinzi. Since Punchy? See, I reckon being married don't mean shit anymore. You see this little band of silver here? Urabona kino kintu nambaye hano? Goddamn cosmetic, ain't it? Iki ni umwanda akuramo n'impeta. N'igipfubuzi ngo gifite umugore. Nacyo cyari gifite umugore. Ayinaga mu nzoga. Kuyemo impeta ni wowe ubwira ati turarangiza nyije nge nawe. Why don't you finish telling me about you? Peaches. We met up with me. One thing led to another. That was the first time. Ati amubwira igihe bahuriye bwa mbere. Byaremeze bituryama n'umugore wanjye bwa mbere. How do you mean? Urashaka kuvuga iki? I wanna know. Ndashaka kumenya. Like fucking my wife. Wumvaga bimeze bite kuryamana n'umugore wanjye? Wumva ibibazo ari kubaza umugore ararira. I can't take it anymore. Sheri bino bintu nangomeza kubyihangana bino bibazo uri kubaza. Hey baby, we just getting warmed up. We ain't even got to the good part yet. Continue. Komeza umbwire. Subiza, ndashaka ibisubizo. It was okay. Byari okay kuryamana n'umugore wawe. Ibyo gusa. I know for a fact it's a whole hell of a lot better than just okay. Wa mukingo inshuro zinga uryamana n'umugore wanjye ndetse ukambwira ngo byari sawa. Sobanura wumvaga byose bite? She got some real good pussy on her. Yaragara hano mu nzu yanjye sha wabonye ipusi nziza, ipusi ni impu za pusi borora mu nzu. Wahabonye ipusi nziza wagipfuboze. Ass fucker. Did you fuck my wife in the ass? Madamu wanjye wigeze uryamana nawe no mu gatafari? Yego no mu gatafari. Like it. Yarabikunze umugore wanjye? That's your wife, I guess. Sinzi wamwibariza. Having yourself a good old time with my wife, ain't you? Kubabaza ibibazo bibatera umujinya. She did that little thing with the tongue. Indimi rwose ururimi narwo wagira gutya. Yeah, Peaches. Oof. Peaches got a mouth on it, don't she? Ati waye ikigore cyawe cyazanaga ururimi rwacyo sinzi ubwo sinzi. Good, Punchy. Ahumvaga ari byiza madamu wanjye yagukoreraga ibyo bintu. You know what? Uzi? Might just help you jog your memory. Kugira ngo mubashe kwibuka neza ibyo mwakoze rero. Hey, that baby girl. Mukobwa, Seems like your boyfriend can't remember whether you get rid of it. ndagira ngo ugende ugikururiya mugabo uriya mupfubuzi wawe wongere ugire gute. Sinzi ibyo amubwira ngo ajye kunyunguta. Fuck you, Sammy, I ain't doing it. Samura kijyaho ntago nabikora. Yes, you are. Urabikora. Jya ku mupfubuzi wawe ndagira ngo ugende sinzi ibyo. It's gonna have to fucking shit. Nushaka undi se ntago nagenda umugabo atangiye kubabwira ngo basubiremo ibyo bajyaga bakora. Uyu mugabo ni umugome. Musubiremo ibyo mwajya mukora. Sammy, you really gonna shoot me? Sam ko kugiye kundasa? Yego ndakurasa nutabikora. Sam nta mikino afite. Sam nta mikino afite. Ukagore kakunda cyane. Yariza afite amarira. Babwiye ati musubiremo ibyo mwajyaga mukora. Genda sanga umupfubuzi, genda. Nimba agiye kunyunguta isukari, nimba ari ubuki sinzi, gusa namubwiye ngo genda. On your fucking feet, Punchy. Wagipfubuzi ndavuze ngo haguruka jya ku maguru yawe. Jya ku maguru yawe. Punchy. Haguruka wa mukinga we. Basubiremo ibyo bajyaga bakora. Hawe nusanga baguca inyuma Donire. Sick, man. Mwana uri umurwayi. So you get off? Look at the bright side. At least you still breathing. Wa mukinga uri umunyamariko kuba ukiri guhumeka ahubwo byonyine. Koraca bugufi sinzi ibyo agiye ngo kunyunguta nimba ari isukari sinzi. Like I ain't, Ntago babivuze. you know, like you did before. Bikore nkuko wajya kubikora mbere. Ntahari basubiramo ibyo bajyaga bakora bamuca inyuma.
umugore amanuka hasi ku mupfubuzi. Musubiremo urumva bimeze bite? Telefone. Baby, that's probably my boss. Uwashobora ko ari boss wanjye wamagaye. He ain't got nobody to cover my shit. Nta wundi muntu wari gusimbura kuri shift yanjye ngomba gusubira ku kazi. Keep at it. Mukomeza. Don't in there. Aritaba telefone y'umugore we. Yes, this is her husband. Ya uyu ni umugabo witabye. Oh, she done decided that she ain't coming back to work today. Yahuye n'ikibazo ntabwo ari bugaruke gukora uyu munsi. We kind of in the midst of a family crisis. Twagize ikibazo mu muryango wacu hari ikinjiyemo ntabwo ari bugaruke ku kazi. Gusa buri kimwe kiraza kumera sawa. Okay. Sawa. Asabiye uruhushya umugore bivuze ngo umugore ntabwo ari busubire ku kazi baracyamukeneye hano. Coming back to you now, motherfucker. Yeah. He made your fucking point. She can stop me. Tangira kububwira ibyo yajyaga akora doni ibyo ngibyo nyine. Ngo nanywe sinzi byangwa umugore nawe aranywa arihanagura. I read this article the other day. Now, they did this study at one of them fancy universities. Apparently, they found out that swallowing cum. Ati baze nawe ugeze mu rugo ugasanga umugore wawe ari kumira sinzi ibyo amira murabibonye biri umugore yarari hasi akamira ugasanga umugore wawe ari byo arimo. Ari kubaza ikigabo igipfubuzi nacyo gifite umugore. Arikura. Uyu munsi arikura. Aricara neza aratuza. Fubuza ko umupfubuzi kashobotse. Urashinge aracyakeneye ibisubizo. Few nights back. Can't sleep. So I'm watching this old show with De Niro. Can't remember that name. There's this part where he picks this fella up in a taxi. Fella tells him to drive him to this apartment building and just park. Ati ndibuka bwa mbere rwose ubwo nakoraga cyane ngo tuze gutura muri iyi nzu atangiye kubacyurira. Cyurira umugore we amwumvisha uburyo yakoraga cyane. Abona yo kwishyurira ya apartment barimo. But the half naked woman standing in the window, that's his wife. Cousin says, "You know who lives here?" Nero don't answer. Fella said a nigger lives here. Ibaze kwinjira mu nzu wirirwa ukora cyane ngo wishyure ugasanga ikigore cyawe cyambaye ubusa kiri kumwe n'uruniga. Uruniga ubwo ni rura rwirabura. Tangiye no gushyiramo ivangura. Kill her with a 44 Magnum pistol. Icyo gihe nta kindi bikiza mu bitekerezo byawe usibye kumurasa mubwira n'amasasu. Bwoko. It will fucking destroy it. Just blow it right apart. Now you know what a 44 Magnum would do to a woman's pussy. Arabacyurira. It's very fucking disturbing. Biri kunesha umutwe. Mugabo afite umujinya. Ubu none uri kubitekereza neza uri kubyumva. Nkora iki kweri? I got me a pretty powerful gun too. Mfite imbunda hano mu ntoki zanjye. Ubu ninjye munyembaraga. Arabafite. I ain't imagined I had to be answering that question so soon. Gusa ndagira ngo munsubize ibibazo byanjye byihuse. No, I ain't never raised my hand at no woman. Urabizi sinjye nzamura akaboko kanjye nkubita umugore. The situation you got me in. Gusa ino situation munshizemo. Had taken everything. Keep me from squeezing this trigger. Igiye kwita inkura muri mundi yo kudajya nkubita abagore cyangwa mbatoteze. Ngiye gutuma nkurura imbarutso. But you don't have to, baby. Shiri ntabwo ari ngombwa kubikora. Okay, I messed up real bad. Nakoze amakosa mabi cyane. Cross my heart, I do. Ndabizi rwose umutima wanjye nakoze amakosa. You still love me too. God, I want to believe that I ain't got it in me to kill a motherfucker. Ndabizi ubu ngubu byanyobeye nanjye uburyo ngiye kukwica musheri. Umugabo arashaka kumwica. Gusa muri akanya.
byamwanze mu nda byamucanze arongera agaruka kuri kanyanga shaka gukora ibara arongera aricara nakubwiye ko umupfubuzi kashobotse What'd you say? uvuze ngo That's the name of that movie you talking about. Taxi Driver. Who the fuck are you? ariko uri igiki mwana My name is... Shut the fuck up. cicika uri igiki aza kugisaka mu ipantaro areba ubundi uri igiki wowe ajya mu byangombwa byacyo mu ikofi y'umupfubuzi Card. kareta za banki Shit. Platinum Mastercard. ufite platinum mastercard ni amakarita ya banki ariko atungwa n'abakire Dexter Jackson. Shit must be nice. I ain't never been able to qualify for no platinum nothing. unamona ifoto y'umugore wacu ndabona ufite umugore mwiza wa muginga we Been fucking my wife for 6 fucking weeks. ubu ngubu mfite umujinya wo kuba uryamanye n'umugore wanjye ibyumweru 6 byose Bunchy? wa muginga we ko ufite amafaranga There's a whole lot of walking around cash. aya ni amafaranga menshi arenze ayo umuntu atemberana mu nzira umupfubuzi yari afite amafaranga menshi wumve You drug dealer or something? atangira kujya kubita Drug dealer, motherfucker? ucuruza urumogi wa muginga we ko ufite ifaranga byinshi arabareba Are you taking my wife for sex? No, wa muginga wishyura umugore wanjye kugira ngo muryamane waruzanye wo kumwishyura Wait, baby, it's love. sheri sheri buretse nkubwire Paying you for sex? usigaye wigurisha sheri ukaryamana n'abantu This is it's a loan, okay? oya yaragiye kunguriza What? yaragiye kukuguriza You know how you always going on about wanting a new guitar? Well, they were having this huge sale at Old Timers, and I was fixing to get you a new one as an anniversary present, okay? sheri nagira ngo rwose angurize udufaranga nitumara kuryamana nkugurire kado wumve umugabo none harariho ugiye kungurira kado y'amafaranga wasambaniye For. No, I plan to pay him back. gusa nagomba kuzamwishyura You back? umwishyuro wa muginga we Stick in your mouth? umugore ngo yaragujije umupfubuzi But she ain't gotta be so goddamn mean. yagomba kuzongera akishyura umupfubuzi ngo yaraguje umupfubuzi ngo namara kuryamana aguriremo umugabo w'impano mwitondere ziriya mpano abakobwa babaha I just want to do something real nice for you, Sammy. cyude kuvuga biranamunanira umujinya ni wose umugore we igipfubuzi cyamuhaga amafaranga menshi Goddamn guitar. umugabo ararinda On. sheri kuko ibi ni ibiki unkoreye I'm good, Sammy. I'm good, baby. sheri biraza kumera sawa ayamunaga aramusuzugura igikobwa ikigurisha wamudandaza amagara we agakobwa karicara akagore garuka ku mupfubuzi yinywera inyanga ye nakubwiye hano harimo isomo nusanga baguca inyuma do nibi ugomba kujya ukora nta kuzubu kukubita umuntu USAF Major Damien Jackson. You into service? Got out a few years back. I'm a reservist now. amubwira akazi asigaye akora muri iyi minsi Used to having a gun pointed at you, huh? Well, I don't think you ever grow accustomed to somebody pointing guns at you, no. mani gukomeza kuntunga imbunda gutya nta kintu biri bugufashe yimanure I flew jets. Top Gun type shit? No. Bombers. Don't tell me you flew to B-1. Yeah, actually I did. Station not too far from here. Boxdale? That's the one. Oh, man, I grew up in Bossier City, right near... mani uwo mujyi uvuze wavukiyemo nanjye niwo nakuriyemo know that, Sammy. sheri ko utigeze umbwira ko uwo mujyi wawukuriyemo we n'umupfubuzi barakuriye mu mujyi umwe Kind of makes sense that you a bomber pilot and all. How's that? All you fly boys, all y'all do is drop your bombs from way up in the sky and then run out and hide in them clouds, leaving a mess for everybody else to clean up. mwabaginga be muba mumeze nk'abantu bagenda banduza ahantu mwishimye mugasigira umwanda mu ngo zacu ngo tuze duhanagure
gusa kuri iyi nshuro You gonna see the mess firsthand, Punch. uwo mwanda wari ugiye gusiga wanjye ngo nze ngo uhanagura niwe ugiye gusiga uhanaguye niwe ugiye kubona mbere Mugabo yarakaye You one of them nicknames? Tactical call sign. bakwita ngo iki ariko bondi Flash Jackson. Flash Jackson Call me Flash. ariko abenshi banyita Flash Jackson cyangwa se Flash Jack Shit, you fly for Southern? afuze bafite n'utuzina ngo ni Flash Jackson Let's see, no. Nose ring wearing, tatted up airline pilot before. Get ourselves an upgrade. I wanted to be a fighter pilot once. Took that damn ASVAB test a few times, but I couldn't score high enough to get into the Air Force or the Navy. This guy's not smart like you. Still relatively young, you know. waruje mu rugo iwanjye hakiri kare ngo uhite wongera ugende muri abanyabwenge n'umugore wanjye I didn't know you wanted to be a pilot, Sammy. Well, I guess there's a whole lot that we don't know about each other. wa mugingo reka tubanze tumenyane neza njye n'uyu mugabo umugore ari kubavangira Sam, I mean, if that's something that you're still interested in, I can make a call. I mean, there's people that owe me favors. ati Samu nimba ko wifuza ari akazi ukeneye karenze wongeye nahamagara abantu tuziranye bakaguha akazi keza No, thank you. urakoze Talking your way out of this shit. utongera no kumbwira iby'akazi ndi muri iyi situation muri uyu mwana kigabo ngo kirazwi kiriya gipfubuzi ngo cyamushakira akazi k'inzozi ze What I say? I'm getting real sick and tired of repeating myself. ntangiye kubarambirwa Jasmine. Jasmine. That's a real pretty name. umugore wawe yitwa ndariko yitwa Jasmine afite izina ryiza umugore wawe wumve sasa umugabo basamanyirije umugore atangiye kubaza igipfubuza ati umugore wawe ariko ubundi yitwa Jasmine kafite akazina keza My wife. kuki waryamanaga n'uwanjye se uwawe afite ikihe kibazo What would Jasmine say if she were here right now? Jasmine umugore wawe abaye ari hano muri kano kanya yavuga iki kuba uri kumuca inyuma mbwira Probably be pretty pissed. ahari yarakara cyane Probably not. And my wife knows I got a problem, and you know we're working on it. I'm trying to fix it. njye n'umugore wanjye twari tumaze iminsi dufitanye ibibazo ariko muri iyi minsi twarasubiranye turi kugerageza kureba ukuntu twabikemura tubane neza nta makimbirane Oh, I don't give a fuck about what you fixing to do. wa mukinga urumva nitaye ku byo uri gutunganya n'umugore ngo musubirane mubane mu mahoro neza kurushaho That you're gonna have to pay for. Look, icyo nitaye ngubu ni uburyo ugiye kwishyuramo ibyo wakoreye mu rugo rwanjye Sam, we all grown ups, okay? I didn't force your wife to fuck me. ariko mwana ubundi njye ntabwo nigeze matiriza umugore wawe ngo turyamane uri kumva umupfubuzi atangiye kurakara It was mutual. ni ibintu bisanzwe ni umuntu mukuru I'm sorry, kandi umbabare nakoze amakosa and obviously your wife is sorry. n'umugore wawe umubabarire Helen, you have every right to be, but Sam, ufite uburenganzira bwo kurakara this kind of shit happens from gusa ibintu bibaho mani guca inyuma umugabo ni ibintu bisanzwe from this shit, man, and just move on. reka tubyibagirwe dukomeze ubuzima bukomeze ni ibintu bisanzwe guca inyuma Not like that, but I mean, I think it's plain to see that this is between you and your wife. kandi ikigeretse ibiri hagati yawe n'umugore wawe njyewe ntabwo namufashe ko nguficara Sammy! samuye murase Sam, it's getting ridiculous. mani ibintu ubusazi urimo Either you fucking shoot me, nimba ushaka kundasa ndasa umupfubuzi or yarakaye just sit here and be humiliated. ntabwo ndi bukomeze kwicara ntoteze And you fuck my wife on waje iwanjye uryama n'umugore wanjye and you talking about humiliation? ku isabukuru yacu none kuvuga ngo ndi kugutoza cyane we wantoteje wa muginga we uza kuryama n'umugore wanjye Didn't you know something like this could happen? Fucking did, man. wari uziko ibintu nk'ibiri bube I'm sorry. mwana umbabarire mwana umbabarire I never meant to hurt you guys. I never meant to hurt you, man. Oh, you hurt people. And hurt people. urabizi abantu bababaza abandi sibyo Hurt people. You read the Bible, Sam. mwana saa mujya usoma bibiliya gitangira kumufatisha yego You? I wouldn't What was- call myself, for lack of a better phrase, like all Quran or nothing like that. But nanjye maze igihe kiri nayisoma my mama took me to church every Sunday. gusa nyiri umwana mama wanjye yajyaga njyana ku rusengero buri cyumweru Every Sunday. And I think some of it rubbed off. tangira kumufatisha amasomo yo gusenga Vengeance belongs to God. Vengeance only perpetuates more vengeance. And on again. And on again. Until
just has the strength. atibuka ko birivuga ngo jya ubabarira umuntu gukoshereje inshuro nyinshi cyane wongera umubabarira Done to me, I will not avenge. kandi bivuga ko birivuga ngo ntimukihorere nimba no gucinya inyuma wikwihorera Avenge not yourselves. Imana niravuga ngo ntimukihorere For it is written that vengeance is mine. kuko kwihorera ari ukwanjye niko Imana ivuga sibyo none uranyishyura gute Romans chapter 12. mu Baroma ibice 13 ibintu nk'ibi See, I don't see this as revenge. ibino simbibona nko kwihorera Would be me going to your house. kwihorera ndamutse nshatse kukwihorera kuba waryamanye n'umugore wanjye icyo gihe nafata urugendo nkajya iwawe And fucking your pregnant wife maze nkaryamana n'ikigore cyawe gitwite until she could hardly breathe. kugeza aho umwuka umushizemo icyo nicyo gihe naba nihoreye naho nkurashe ntabwo naba nihoreye It's justice. naho kukurasa binongeye gukora ni ubutabera ntabwo ari ukwihorera Good Lord. wumva abagabano Exodus 20:13. amubwira muri Bibiliya nanone indi mirongo You sure do know your way around a good book. But it's Exodus chapter 20, verse 14 you guys to worry about. See, y'all keep saying y'all sorry. mwese mukomeje kuvuga mbabarire mbabarire You ain't sorry. mbabarire Sorry that you got caught. kuko mwafashwe Time that y'all deal with the consequences of your actions. nicyo gihe cyo kugira ngo muhure n'ingaruka z'ibikorwa mwakoze I got some money. mfite amafaranga ariko mani Everybody's hurting for money these days, right? ntabwo amafaranga yose ushaka I mean, what you need? ukeneye iki 1,000? igihumbi 1,000 just now. ibihumbi 10 mbwira amafaranga yose ushaka nyagwa ariko mbabarire ngende mwana Please, Sam. ndakwinginze nkeneye ibihumbi 100 by'idolari n'amafaranga menshi That's a little more difficult. But ya byangora kuyabona ndi hano I could call my banker. I could have him wire the money. gusa nahamagara umuntu akagenda amafaranga bakayakuzanira rwose Let me use their phone. reka mpamagarishe fone yawe rwose bazana amafaranga ndike ingendo ni umupfubuzi Let me use their phone. I'll reka ukoreshe ino telefone icaro wa mugingo Come on, man. You think I want your money? urakeka nkeneye amafaranga yawe Eh? keka ndayakeneye You can't buy your way out of this shit. When you dipped your dick into my wife. ibyo ariko wabitekereje ko nari bukubabarire igihe wafataga iyo mbunda yawe ukayishyira mu mugore wanjye You stole something from me. ukimara kubikora hari icyo wanyibye Of my pride. agaciro kanjye wahise ukanyaka ukimara kuryamana n'umugore wanjye wahise unyaka agaciro kanjye katagurwa amafaranga I'm gonna see you. uzi ninzajya ndeba umugore wanjye mu isura nzajya mbona urusura rwawe buri gihe ngo buri kazagere umugore we azajya abona isura y'umupfubuzi buriya guca umugabo inyuma biramubabaza biri mu bintu bya mbere bimubabaza buri uko arebye What's the penalty for that? I don't know. What's the price for that? mbwira igiciro wakwishyura kugira ngo ubabarire kitari amafaranga Oh no, but it shouldn't be that. Fortunately, the good Lord is on my side. You see, the good book says, Bibiliya iravuga man who commits adultery umugabo wese usambana shall be put to death. agomba kwicwa Leviticus chapter 20, verse 10. amubwira n'imirongo yo mu Bibiliya byanditse mu mugabo wese ukora ubusambanyi agomba kwicwa ibyo bintu biri muri Bibiliya mu ntangiriro bya bitabo bya mbere bibanza umugabo wese amusomera sheri It's my fault. amakosa ni ayanjye I'm the bad one. ni njyewe mubi ayimushyiraho Good. yego yego byiza rasange ninjye munyamafuti Talk to me. vugana nanjye Sam Talk to me. Forget about him. reka tubyibagirwe uriya mugabo umwiyorere uvugane nanjye abanijye duserere umupfubuzi abandi umurege Damiyani wisohokere umupfubuzi acaho yitonze isasu hasi wa mugingo warundashe ntaho ujya ntaho bajya n'amafaranga ntabwo yashaka buri mugabo usambana ubundi yakagombye kwicwa niko Bibiliya ivuga cyangwa ucinya umugore we umugabo yarakaye afite agahinda yikorera amaboko Seem to understand.
ndabona mutari kunyumva. What does hell for you? I am judge. I am jury. And I am the executioner. Ndagira ngo mumenye ikintu kimwe muri iyi nzu, ni njyewe mucamanza, ni njyewe akanama nkemuramaka, ni nanjye uri bukatira igihano cyo gupfa umuntu, ni nawe uri bwica umuntu, ni ukuvuga ngo niwe byose muri iyi nzu. Harabona batari kubyumva. So whoever dies here today, Uri bupfira muri iyi nzu uyu munsi, it's my choice. ni njyewe uri bumuhitemo, ntago ari mwe cyangwa wowe mugore uri kumbwira ngo umupfubuzi mureke nice wowe. Uwo ndi bwice ni njye uri bumuhitemo. Arongera aricara. Nta mikino. Ngo niwe mucamanza, niwe kanama nkemuramaka, ni nawe uri bwice uwakatiwe gupfa. How's it going? Tugaruke mu iduka, bimeze bite? I hadn't seen your boyfriend in a while. Wa mungu mukundana ari he? He's not my boyfriend. Ura ntago ari inshuti, ari boyfriend wanyu. Happily married man. Ura ni umugabo ufite urugo, bari kuvuga Sam. Happily. Ni umugabo ufite umugore ndetse wishimye. Mu rugo uwo bavuga ngo ni umugabo ufite umugore wubatse wishimye. Don't know. Haven't seen him since just before lunch. Meruka kumubona atarajya kurya ibya saa sita, kumbe niwe muhaye uruhushya ngo ari bumukorere. Boss atangiye kubaza umusore ahari. But when you see him, tell him I'd like to have a word with him. Ni umuntu mubwire banguke mu kazi ndashaka kumubona. When you're done here, I'm gonna need you over on aisle 7. No problem. Ndamubwira nta kibazo. Iki cya kiboss. God, Lola. Lala ukora akazi keza. You keep up the good work, you're gonna go places in this company. Nukomeza gukora gutya rwose rino duka uzarishyira ku rundi rwego. Kikamukoraho ni bya bigabo by'ibihehesi. Filime yiswe Adulterers. Tugaruke hano. Always cheat on your wife. You'd always fuck other men's wives. What is it? Ese buri gihe umugore wawe umuca inyuma. 18. Ya natangiye rwose gusambana mfite imyaka 18. Umupfubuzi atangira kubabwira ibigwi bye. I married the first girl who actually liked me for me. Nibwo bwa mbere nahuye n'umukobwa wa mbere. Probably got married too early. Nyuma naje gushyingirwa n'umugore wanjye. That's a touching little tale you got there, but I still see you as a self-absorbed asshole. Wagatafari. Kumutuka yitonze. Cyo yakuyeyo. Arajugunya telefone z'ikigabo. What you doing with two phones? Ukoresha iki telefone ebyiri ubundi wagipfubuziwe. One of them's a throwaway for the whores, isn't it? Imwe ni ukugira ngo ujye uyikoresha uca inyuma umugore wawe. Ngire bareba akagore ke. Wonder which number you got. Koreyo telefone. Sinzi wahamagaye. Look at that, Peaches. Tereye biriya beach. Ari kubwira umugore we. Beach iri mbari iki? He thinks of you. Just one of his little whores. Oh, you think you got it all figured out, huh? You got everything. Guess that this ain't enough for some folks, though, huh? Got all them nice things. So my wife is to you, huh? She's a friend. She can't be your friend. Ati umugore wawe ni inshuti yanjye isanzwe. I know. When y'all first met, she was married. Wibuke ko nawe umugore wawe muhura bwa mbere yari afite undi mugabo babana, sibyo? But when you started fucking her, Nibwo atangiye kugira uryamana nawe kandi icyo gihe afite undi mugabo. you say, That Lucy used to beat the piss out of her. Wamukinga umugore wanjye nubwo yari afite undi mugabo ariko uwo mugabo yaramukubitaga. I saved her. Naramukije kuba naramuzanye tukabana. That marriage was over when I came into it. Ubukwe bwabo n'uwo mugabo yari afite mbere bwararangiye kuva nashyingiranwa nawe. Sasa igifubuzi kizi byinshi kuri uyu mugabo. Gitangiye kumucyura kikabwira ati nawe uno mugore wawe watangiye kuryamana nawe afite undi mugabo babana. Sasa Sam akavuga ati ariko umugore wanjye umugabo yaramukubitaga cyane naramurokoye ndaza ndamushyingira. Ndamushyingirwa. Mubwire ko nagukijije umunsi nkuzana nkwibye icyo kigabo. Yego yarandokoye rwose yaranzage turabana. Mfite ubwoba. I am not like you. Nje ntabwo meze nkawe wamukinga we. Igifuzi kikubwira ati nawe uri umusambanyi umugore wawe watangiye kuryamana n'ufite undi mugabo. but the state of Louisiana says she was still married. Waje kubana nawe atarabona divorce agifitanye ubukwe n'undi mugabo. No better, no worse. Icyo gihe bivuze ngo nawe umeze nkanjye na twese turaba abasambanyi.
mugabo ararira gitangiye no kumucyorera yifata mu mutwe. You can fuck with my life and you can Ubuzima bwanjye ushobora kubwangiza hit me. ukankorera nabi. It ain't gonna change the fact Ariko ntabwo biri buhindura ukuri. you are me. Nawe umeze nkanjye uri umusambanyi. Never been together. Buriya nimba uzi kubana n'umugore mutarasezeranye cyangwa waramwibye undi mugabo ngo nuko amukubita ngo nuko amufata nabi, nawe nyine bwo mutarasezeranye nawe uri umusambanyi. Nibyo igipfubuzi kiri kumubwira. I couldn't help it. I just couldn't stop thinking about you. I couldn't sleep. I couldn't do nothing. Ubu sinzi nimba nzongera gusinzira. Umugabo ararira. I always felt like you felt the same way about me. Umugabo ararira. I knew, Sam. Amarira ni menshi. Yakundaga umugore we. You know, Urazi? my stepdaddy. Ati papa wanjye umugabo wari urinjiye mama wanjye. One thing he did always say. Hari ikintu yajyaga akunda kumbwira. Leopard can't change his spots. That's one thing he's right about. We are what we are. Ati burya ntabwo umuntu ajya apfa guhinduka, tuba turi byo tuba tugomba kubyakira. Kiyakira uri we. And you got so many women in here. Why'd you have to take my girl too? Fuck it, man. You gonna kill me anyway, I'll tell you the truth. Because I could. Manu raza kunyica uko nkubwije ukuri se. You have to say that. Ase wa mugingo wacu tukareka kumurakaza. What it's doing to him? He's got the fucking guns. Just stop. Afite imbunda n'ubundi aranyica ntakireka mubwize ukuri igipfubuzi kihebye. Sick of people like you Mana abantu nkawe rero ndabarambiwe. to take us. All y'all do with your money and your smarts, you take advantage of the weak. Muza musekera abantu mukoresheje amafaranga yanyu mugatwara abagore b'abagabo. I ain't weak. And I ain't no idiot neither. Oh, Sam, Sam, you're the judge, niwe mucamanza hano, the jury, niwe kanama nkemurampaka, and the execution. ni nawe uri bwica umuntu wakatiwe. Sibyo? Siko batubwiye. You know, Urabizi? you smart ass motherfucker. Uri umunyabwenge rwose. Did you grow up in Mandeville? Go to Trinity Prep? You one of them motherfuckers over there? Hollygrove. Gari gutekereza icyo akora. Byamucanze. Them folks. I work with some of them folks. Coming from you, Sam, I take that as a compliment. No. They different from you in a really good way. Njye nandukanye nawe ndi umuntu mwiza. Folks is decent. Them folks is God-fearing. Afite agahinda kenshi. They ain't like you. You really come up in Hollygrove? Or is that just something you said to my wife? Did you get close to her and fuck her? It's not really something I'm proud of, so. No. It's not something I say for women to fuck me. Ase ni umugore wanjye gusa ujye uziguheca inyuma ugasambana nawe cyari n'abandi. Hari n'abandi. Now, you might be too. Nta soni bigutera yego bintera isoni. Nerdy kid. Some cheap ass glasses that everybody picked on. Got his ass kicked a couple times a week. Tangira kuganira. No big brothers. No cousins. No family. Ati njye nakuze ndi njyenyine nta muryango. Nta bavandimwe nta bakaze nibe. Just me and my mama. Yari njye na mama gusa tubana. 16 when she had me, so. You know, yeah. Just had to look out for each other. She did what she could. What about your daddy? Papa wawe se. Fuck. This piece of shit. Papa wanjye yari umwanda. Fucking cow. They said, he was like, Bambwiraga ko papa wanjye he was my mama's yahoze ari school teacher. yahoze ari umwarimu wa mama wanjye. Sasa bigaragara ko iki kirabura kino gipfubuzi mama wacu yatewe inda disi kijya kuvuka aterwa inda n'umwarimu wamwigishaga. She's just confused, you know?
got taken advantage of. He had family across town. mama wanjye yakoze akazi kose gashoboka kabi What about him? kugira ngo arebe ko namera neza. Yatangiye kubatera imwe cyo babwira inkuru zacyo cy'uburyo cyakuze nabi. Telefone irasona y'umugabo ufite agahinda kenshi bamuciriye inyuma umugore. Marira ni menshi umugore ararira. Hey, Sam, it's Lola. Sam ni Lala. Uceceke. Sam, Are you okay? umeze sawa? You don't sound right. Ntabwo uri bugaruke ku kazi. No, Oya, it's gotta be the connection. Okay. naje kugira akabazo. Well, Jamie's looking for you. Bosi ari kugushaka. I'm not sure. Sinzi neza nimo ndibuze. I had a home invasion. Natatswe mu rugo. Everything okay? Umeze sawa mana yanjye? No, but it's gonna be okay. Ndaza kumera sawa ariko ubu ntabwo meze sawa. Jamie. Just tell him I'm not coming back to Bwira boss ko uyu munsi nari bugaruke ku kazi. Nagize ikibazo iwanjye natatswe. the problem I'm dealing with. A what? This real big motherfucker got it. Hari umuginga hano ndamufite wagerageje kwinjira iwanjye. My God, what is it? Mana yanjye uravugira iki? But I aim to kill it. Gusa ndamufite ntugire ikibazo. Well, I'll let Jimmy know, but Boss ndamubwira ariko I'm gonna call though. Okay. Hey, Lola, and Lala thank you. urakoze kumamagara. Ni ka gakobwa bakorana. Call me if you need anything. Nugira ikindi kintu ukenera uze kumamagara ndaguhamagara. Sawa bye. No ku kazi yatse uruhushya ntagisubiyeyo. Bivuze ngo baracyafite akanya hano. Kuri telefone aramena. Niwe wayiguze. Arongera aricara umugabo afite umujinya sha. Sammy, I've got to pee. Sam ndashaka gukamura. Genda ukamure nyine. Mugore arahaguruka. The hell do you think you're doing? Urakeka urakora ibiki? You said go ahead. Sumbwiye ngo ngende nkamure. Yego nyine kamura huri wigenda. You gonna make me pee myself right here? Urigira ngo nyari hano. Avayo no mugabo ntashaka ko arusohoka muri iki cyumba akura yivaze y'ibirabyo. Amutereka imbere. Ngaho kamura muri icyo kivaze. Ntashaka ko arusohoka. Gabo yarakaye. Umugore arakimena umukinga yengeye nkamure mu ivaze. Dirty. Kuri kwanduza icyumba. Arabegera. Sasa ndagira ngo kurikira arongera atera agatebe ke neza yitonze. Aracyaba afite. Akora telefone y'umupfubuzi arayimunagira. Call you what? Hamagara umugore wawe. Ntago nabikora. Ashyira misasu. Call her. Hamagara umugore wawe. No, she's 3 months pregnant. I don't want to lose that. Mwana umugore wanjye aratwite muhamagaye akamenya ko namuciye inyuma nabamuhombye. Just thought about before you start fucking my wife. Ibyo ari kubitekereza mbere yuko uza kuryamana n'umugore wanjye. Hamagara umugore wawe. I want you to call her, Muhamagare put her on speaker, kandi umushyire loud speaker cyangwa aho parireri. so I can watch you tell her what you did to me. Maze nkumve uri kumubwira ko wamuciye inyuma ibyo wakoreye iwanjye. Mupfumu uzahamagara umugore we tugaruke hakuno. Damiani yarahamagaye. Damiani ni wa mupfubuzi ba Damiani benshi usanga. Sasa dore umugore wa Damiani disa afite umugore mwiza ngara natwite. Hey, honey. Sheri umeze ute hani? Biti baby. Ura mu nzira uza mu rugo se? Is everything okay? Ese umeze so Sheri? Oya. Byagenze bite? Ran into a little trouble. Nageze mu byago Sheri. You do, Dave. Byagenze bite se? Who is it this time? What I'm trying to tell you, baby, is Sheri icyo nshaka kubwira ni What he's trying to say. icyo nshaka kubwira ni sasa bayashyizeho parireri bose bari kumva umugore arumva. Is that? Uwo ninde Sheri uri kuvugira muri telefone yawe? What are you trying to tell me? Nicyo uri kugerageza kumbwira? Sam. And, Njye nitwa Sam. Sam atangira kuvugira kuri telefone y'umupfubuzi wo parireri umugore w'umupfubuzi yumva wumve gira suko ubundi yiturwe ndi. what your husband's trying to say is, Icyo umugabo ashaka kubwira ni right now I got a gun pointed at his head. Because I came home, ubwo nari ntashye fucking low. nasanze umugabo wawe ari gupfubura umugore wanjye umugore yifata ku munwa umugabo yari ari gupfubura. Say hello, Ashley. Madamu wanjye ashireka nawe gusuza. Hello. Aro umugore yararize ku
kumva ko umugabo we bamufatiye mu rugo rw'abantu. Mbwira ko ibi ngibi atari ukuri. Ni ukuri. Umupfubuzi atangira kurira. Sheri nari nzi ko bitazongera kuba. Ushize wambwiye ko ari ubwanyu mu nshinyu mu mugore ararira. Sheri nakoze amakosa. Ese uwo mugore amukunda? Oya ntago ari uko bimeze Sheri. Nuse niwe byibura wenyine warunciyeho inyuma. Wumve ese niwe wenyine muri iyi minsi warunciyeho inyuma wibuke bari kumaze gusubira bari kugerageza gukemura ibibazo bari bafitanye. Mugabo araceceka bigaragara ko hari n'abandi. Ntago ari we wenyine hari n'abandi umugore arushaho kurira. Ntago ari we wenyine. Jasmine. I understand this must be a real hard time for you. Bishobora kuba bikugoye kubyumva ko umugabo wawe yarari kuguca inyuma. Wumva atangiye ari kuvugira kuri Hoparire abwira umugore w'umupfubuzi. I'm gonna let you in on this. I can either shoot him, or I can send him home to you. Sasa mva ikibazo umugabo yese abaza umugore, ese uyu mugabo wawe uyu mupfubuzi murasire mu rugo rwanjye cyangwa murekure azi wawe gusange mwibanire. Wumve twumva icyo umugore avuga waciwe inyuma. You decide. Ni wowe uhitamo. Nyirase cyamurekazi. Sheri kutansabira imbabazi. Nkuraho Parire twivuganira wa babiri. Nkura loud speaker. Umugore w'umupfubuzi arashaka kuganira na Sam bakuye loud speaker. Ayikurayo nawe yitonze. Shyira ku gutwi. Yego Jasmine we. Ubu ninjye nawe turi kuvugana gusa. Okay. Byavuga simbyumva? Sawa bye. Ibyo bagambanye ntago tubizi. You love your wife. Ese mugore uramukunda koko? Of course. Yego nyine. She's my partner. Ni umwunganizi wanjye. You're gonna soon find out love ain't got a lot to do with marriage. It's a contract. Sacrifice and compromise are much more important. Love ain't shit anyway. I just don't know who's more fucked up. Muginga wabyangije byose. You or your girlfriend Peaches. We ni inshuti yawe y'beach. Aravuga umugore we. I'll let him go. Wamuritse akagenda. You and me, we've got the real love. Let me kiss that pain I bring on you. Sheri turakundana byanyabyo muri kagende. Mom, we can fix this. Bino turaza kubikemura njye nawe turi babiri gusa.